Ese kese boss. Amakuru bisawa se. Bakwitandise. Eka boss. Witwa boss. Yego. Nanjye nitwa Rufonse. Mvuye muri Tanzania. Ndabona uri mushyashya muri karitsiye. Narayamwe ibyo ku nshuti yanjye. Nari nje gushaka ikibanza hano cyangwa inzu muri no karitsiye yanjye. Ushaka kugura inzu cyane ikibanza? Oya, ikibanza. Ikibanza? Ubu rero nari mfite gahunda. Narigiyemo. Ikibanza inanda hazi ngiye kukigushakira ubu ngubu ntacyo mfite. Haraho kizi kimeze neza. Haraho nkizi. Ariko ngomba kubanza nkagerayo nkareba nimba kitaragurishwa. Nimbona kitaragurishwa uransigira nomero zawe. None nimbona gihari nzaguhamagara. Nazaboneka nko kwa kangahe se? Kwa kabiri. Kwa kabiri uzaze. Oya nzaguhamagara kwa mbere nimugoroba. Kwa kabiri none uduhure njye kukikorera. Hari biza na phone gushyiremo nimero. Yego. Ubwo nukibona uzahituma amagara kuko ndagikeneye byihuti. Okay. Kirashyiramo nomero zawe. Bo nukibona uzahita umbwira kuko ndagikeneye byihutirwa. Kugira ngo ndebe ko nanacyubaka vuba. Reka nze nyisevinge. Hajya witwa? Ngewe ni Alphonse. Okay. Ubwo gahunda ni sawa, ntari wowe bikurikirane. Ushake vuba vuba uzahita umbwira kwa kabiri. Agomba kuba harimo akantu. Wowe kwa kabiri ntacyo uzangireho. Sawa. mbona zabishe da noneho ukomeye noneho yagiye nta n'ikintu abwiye rwose nta n'ibiceri byo gutekesha byo guhahisha inzara noneho ndayikira kandi abizi amazu bamuhembye ariko meri bari kurira buriya ni nayo mpamvu atansigiye ibiceri. ndabara amafaranga aciranyira abahungu banjye bararya iki umunsi apo muri se mama wabo ntiyikiza amazi kandi igende kibanza nakibonye kanze mpamagara wa Umukire mubwire kabisa tugiye kukireba ko baciye amafaranga menshi burara yafitira cyane mwanditseho n'uyu nguyu reka nze mpamagare yo ni 30 we burara zifite kuri kanze mpamagare numve. Halo oui uranyibuka se? Aha iya gahunda twe twahaye kabisa ikibanza nakibonye ariko kisaba kuba wifite miliyoni 30. Okay ubwo reka nze noneho ngurebe mu rugo ajya se mu mudugudu hepfo ndahazi kuri icyo gipangu ndakizi njya mpagera. Okay ubu reka nze nkurebe niyo gahunda kabisa sawa. Okay akinzi nshobora kungezaho ni ya hafi ansubire inyuma ngere murebe wengo zirambi hano uyu munsi kabisa. Mungu yo fresh shani good na rebe kabisa.
ni muke muri izi karitsiye zanyu. Ni waje muri yanzu yacu cyashya. Ni ngewe naje. Ese bakwita Shabata booster tu. cyane cyo mu mbyeyi. Iya naga icyo ngibyo. Se sha wowe witwa Abanyita Shema. Shema. None se nuko no cyane nigeze mbona bicara. Hano se mugira isenta abagurira n'ibirayi. Shabata kabisa ibyo twege naga tugitubwira. Kumbwira ko ari Roma. Ko ni Roma buriya naho zihaba. Shabata kabisa nyine twege ibyo ngibyo nabyo dufite. Ufata ku mwotsi. Shabata jewe wendi naye muka mu hosteli nyine ndagafata ariko nyine kuvuga Amusteri. Uri umusaza se? shaje nimwe rasa drink ya hosteli. Ya drinking kabisa. Uyu dufata icyuma ucome urenze icyuma. Wenda nanywa rikeri ariko ibyo bintu by'indaya wapi kabisa. Kwege ntabwo tujya dukora ibyo bintu. Jagarara. Wanayivamo nabi. Abona n'intu mu biziriko zanyuraga. Shawa. Karitsiye zacu wazivamo niba ushaka ibyo biziriko ariko. Oya nzi ko nabonye karitsiye zanyu. Nelse nihe bagurira ibishyimbo. Ibishyimbo nta nubwo mpano. Shawa butike ni hano ruguru Bagurisha ikirase gute? Ibyo simbizi sinyegerwa. Mitius. Nankubeshye. Nese ntabwo ujya uvana mu rugo? Njyewe iyo mvuye hano mba ngiye guhiga cyangwa ngiye guhuza n'amaniga yanjye. Nagusirimura we Ko mani kangugirira. Ibyo bintu byo kugura indangamirwa mani ntabwo ari good to. Uzi ikintu cyatumye mva mu rugo? Uzi ikintu cyatumye mva mu rugo? Ibyo n'ibindeba ibyo ari byo byose ariko nyine mba nkugiriye inama no kubaya. No kugura. Ngaho ngo neze mu rugo nari kujya mpuriza henasi. Fasha gutya mbanze ngiye gutaho n'agasike. Ndabona wowe byakwamye ariko ugerageza uze nzagute mureka ayo mabyeri nta ya papa wawe. Nta byawe kabisa. Oya nta ya papa wawe saho ba wicaye aho ndani. Shaka kangureka ubwo nane mwaka ukaniviremo. Amurezi. Pango. Bango tubase ikimani bite byawe. Uri gutwabiza cyane bite byawe. Kandi rero mwabyana. Uko tumusiga mufite. Bwikitse. Mugoryi musiga mufite. Ndaburambiwe kawe bugoryi. None se baburi. Mama yagize kugenda. N'amafaranga mu mwanzi. Papa nawe aragenda n'amafaranga mu mwanzi. Ngo muri kumva twari bwirirwe iki. Ese twebwe ibyo biratoye baba. Ese wari uri he? Kandi mani mu gihe ubugoryi burarya urari mu ngwicyo narya panci. Cyagagaga. Asigara fina nuga kabiri. Ngomva nazamvuga zawo butangira. Oya nese wari umuntu wagomba kukubwira ma. Ese uje udukanga ngo wadukura amenyo. Nawe wowe uyu mwaka. Uwe uneka nkubaza. Ntabwo musiko narutugura kura ngo rusumbe ijosi. Musiko mwese nabakomana mani. Wamukomye se. Dukomeye komane. Wereka ngo. Reka nimba bikora peri na meri batazasanga nabamenaguye. Na meri bakabacika uko nguko. Wenda nge meri nari napanze ko ndi buya mwiyakire tondo ndagutwa. None se mani bundi gonagura papa wanagaye kumufata. Mwari kumufata. None se si ingano zo gusiga amafaranga. Mureke mundi mbabwire. Nko turi batatu nk'abahungu. Fata icyemezo cyanyacyo turi ukuntu twashaka ikintu turi bumwe. Umuntu abamere bamaje kugenda no papa. Kanze ndebe kuri phone yanjye kiri amafaranga ariko mujye mugabanya ubugori. Oya nyine muntu aba yagoswe base we subize imana we byo ntabwo bijya bikubaho mana. Kambari ariko mwana mujye muri ibyo bintu ntabwo ari sawa. Nese ubundi sundi waryamira kubera. Kuryamira se murabizi nge mbana natashye duke. Oya nari bigarafye we reka mwere. Wewe ngo ntabiwe. Se uyu mugabo kataza arabona amasaha atagiye yambwira ngagiye kuza ari he ko bakomisiyoneri biki ngo arashaka kunyicira gahunda
karibu. Biteze. Kamera cyane boss ko. Amakuru boss. Neza. Chirano tuvuga. Ko watinze se byagenze uko? Natinze nagukereje. Ariko no kwihangana. Siko nari ngiye kwivumbura. Oya ntabwo wakwivumbura. Ayo wakabije. Uriya abantu dufite ngo duba dufite ibintu byinshi tubanza gukemura mu ngo. Ubwo nibyo byanyereje. Ariko ntugire ikibazo gahunda twahanye imari nayibonye. Ikibanza nakibonye kiza cyane. Wakibonye? Wakibonye hagana he? Nakibonye ariko ni muri ya quartier hirya. Umanutse hirya ya wa muhanda. Ako ni ikibanza kinini gifite ubuso bugari. Kiri ahantu heza. Mu miturire kabisa. Ariko kirahenze. Kirahenze? Miliyoni 30. Miliyoni 30? Kuba guciye menshi. Ntabwo ari menshi kubera ubwiza bwacyo gifite. Kabisa uraza kugerayo turajyana uharebe. Ubwo se 25 ntabwo baziriye? 25 ntabwo mbizi. Buriya wenda tuzagerayo turebe. Oya ndagishaka tugomba kubita tugenda tukajya kukireba. Kuko iyi nzu mbamo na apartment irahenda kuko zinyishyura 200. Oya wari umukire ufite amafaranga urakigura. Ngomba kubaka ndashaka gutura. Ngomba kubaka ugatura n'ahandi heza. Ubwo tugomba kugenda ukanyereka iyo kibanza ahantu kiri. Nahashima nyine tukumvikana amafaranga yishyura. Nta kibazo. Nta kibazo ariko nawe urabyumva ko cyana ewana. Ugomba kumama akantu kabisa. Nubi nta kibazo no gihe ikibazo cy'amafaranga. Yemba nirutse ntabwo mba navunikiye ubusa. Amafaranga ntabwo ari ikibazo. Ntabwo ari ikibazo. Gusa nagura ikibanza cya 30 ukabara kana. Okay. Rero ndumva gahunda ariyo twajya kukireba. Hari biwe tugende. Ugiye kunyereka ikibanza ahantu kiri. Ubundi tumvikane tukishyure. Ubundi ibindi ndaba mbikubwira nta kibazo. Okay. Sawa reka nze nitegure ubundi mitenza tugende. Sawa. Kubusko man urabona ibintu warongoreye buri? Urashaka kunuza mu gishanga se? Harani wabonye ikibanza kizima hari utanze makeya. Oyi ikibazo kibanza njye nagishimye. Njye ntabwo ushaka gutura mu gishanga. Ntabwo ushaka gutura mu gishanga. Ngiwe nshakira ahantu hari ikibanza kimeze neza. Ikibanza kiza kirano ku muhanda. Umuhanda. Umva rero. Buriya ikibanza ushaka ubona tagiye kukimenya uko giteye. Sibyo? Ubu ngiye kubijyamo ngiye kuba komisiyoneri nyawe ushakira ikibanza kizima. Nese ubundi harabura ikimana. Harabura iki nawe ikintu uri kompangira. Ntari bireka ngura agafanta ubundi ushakira ikibanza kizima wowe ndaburi. Oya we yohereze ngiye kuyiga mfite akantu ndi kugenderaho. Ntari gutyo gusa. Ntari bireka mbikore mani bikambikore. Gusa wowe wahatura ahantu ameze kuri. Ntabwo urabona ka message se? Ntabwo ndarabona. Ubundi yanga wita visit. Nasize kuri ya nimero. Mboka iminsi 2. Bite mbona ikibanza ngiye nubake ndashaka kutura. Ubundi agiye. Oya bikurikirane tu. Sawa rero. Kandi ubikore va mu muntu w'imborero. Ngiye kubikora kabisa. Fast. Ntongere kubura man. Sawa. Dambo ni uramuga. Urashaka kunuza mu gishanga man? Subwo ntaso. batambaze twafashe uyu bitubutse umugongo w'ingona ibyo nababwiraga agenda abasirimu ari ukuntu ugenda mu nzu y'umuntu ukitiza nk'agatigi fasha gutyo bantu kurera n'ibintu bantu ugende medito twapfushije twe twafashe ubwengero ukuro n'indi 5 ugenda uturabo hari ikiboro nshaka ko dukora ikinisemo hari umuturanyi nubwo nimugiye muri quartier vuga nabonye ari umuturanyi ufite ikibazo cya hadatari tugere udukumi ntabwo yaba nta bitanze n'atata twirasa tanga TV rwose mutowesheje nabaye ariko tugende zira televiziyo n'agafirigo tukitiza nese mwana ureka uretse urasohokana radio urasohokana TV n'ibyase
turabure neza turabure n'ibyaso turatwara nta bisa n'ibyaso tugende ntabwo cyane ikize ko cyo kitangiye we tangiye gusinzira hano tugende mu kazi none se mani izi jobu si neza se tuhita tubasa ubundi ugomba kugasira ibintu bashaka ubwo butesi buri mwe umva iki se mani uri kugenda nk'ikigo nese mani nese aho tugiye ntabwo dutema mani twebwe tugiye hariya mu rugo sibyo oya tujya mu gipangu cyo ndashaka ko ni mu rugo mugira ikibazo n'ibyose ndabona wowe ufite urugati rwinshi ikintu cya mbere ngenda ndishakira mwana akapurimo ugiye kujya kuzenduza n'iradiyo ako utaza kumwe ngo ndaguhaho uraza na televiziyo sizo sufata uraza na TV mani uriya meri yarambabaje mani turabure vuba mani ntabya meri mugira ikibazo hariya turabure mani ni wundi oya tugende tujyane petit frère oya arazana radiyo nani wowe wadushutse ku maka nani kandi mani Babyloni nacumejeje mani ugatume kwisi yanjye kusa tugende mani bakaguteza kure izane mani we seviye ntabwo ari viya inzu ngomba kuyubaka mani hariya nta kibazo subizi se n'ibisanzwe ngomba kubakamo hariya nawe uri umujura uvuye hemwe ko naje televiziyo waje kureba na radiyo nawe uri umujura muvuye se kandi nawe waje kwiba naje kwiba iki se nari ntitwaje urabure wowe gukora iki hano mwaje gukora iki hano mubwira ibyigishwa cyane mwaje gukora iki hano urumogi mwanyweye urumogi se